Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya tugiye kuganira amagambo y'Imana ari gufasha umutima wanjye. N'amagambo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 9. Turasoma duhere ku murongo wa 36. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko irudahari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ari yari, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati ngwino uzi wacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumba ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi Yopa acumbitse kwa Simoni umuhazi. Imana ishimwe cyane. Ndi gufashwa n'iri jambo, ndashaka ko tuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ku mirimo. Iyi mirimo niyo Yesaya yavuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko. Ndi gufashwa n'iri jambo cyangwa ndi gutegurira ijambo, nabonye uburyo abantu benshi bakunda kwitiranya ibintu. Bamwe bakitiranya imirimo no kuba waririmba, no kuba washumba itorero, no kuba wadiyakona. Bikora ibyo byose, ariko hirya yaho ushyiremo imirimo. Inkuru twasomye za Dorokasi, Tabita cyangwa, zavuze ko ari umugore wagiraga imirimo myinshi. We ntiyagiraga umurimo, yagiraga imirimo myinshi, niko Bibiliya ivuze ngo, kandi akagira n'ubuntu bwinshi. Urumva, hirya y'imirimo yagiraga n'ubuntu. Imirimo nshaka kuvuga uyu mwanya bitandukanye na kwa kundi umuntu aza akavuga ngo Imana yarambwiye ngo ninyikorere. Uwakihutira muri korari akibwira ko ariho umurimo uri. Jya muri korari nibyo, urepete, uririmbe, ucurange, usirimbe, ariko hirya y'ibyo ugira imirimo yo mu biganza. Turi buza kubona inyungu z'imirimo. Nimvuga imirimo, ndavuga ku bitabo Imana ifite. Bibiliya ivugaragaza ko mu ijuru hari ibitabo 3 Imana ifite. Icya mbere ni igitabo cy'ubugingo yandikamo abakiranutsi. Icya kabiri ni igitabo cy'ibiganiro, ari cyo umuhanuzi Maraki yavuze ngo iyo abantu b'Imana bateranaga baganira, ngo ibitabo byarabumburwaga ngo bikaba urwibutso, ngo ibyo bintu baganiriye ngo bikajya bihora biba urwibutso. Cyo ni igitabo cya kabiri. Igitabo cya gatatu ni igitabo cy'imirimo. Imirimo nizaduhesha ingororano. Umunyamasengesho umwegeze kujya mwiyerekwa, abampaye iyo nkuru bavuga ko yari yajyanywe mu ijuru, ariko ngo asa n'uwapfuye. Ngo agiye mu ijuru, ngo akajya abona amazu. Ayo mazu arimo yubakwa, ariko nta mufundi uyakozeho. Yajya kubona akabona ngo hagiyeho ngo nk'idirishya, hagiyeho nk'itafari, hagiyeho, ariko nta mufundi uri kubikora. Ngo abaza marayika wamwerekaga, aramubaza ati se biriya ni ibiki? Ati iyo nzu ubona iri kwiyubaka, nyirayo mu isi hari imirimo akoze. Hari umukene agaburiye, hari umushonje ahaye, hari umuntu agiriye neza, nyirayo ari gukora. Ngo ariko akabona n'izindi ziparitse zitajya zibuja, ngo n'abantu batangiye imirimo
bageze hagati barayihagarika. Imana itugirire neza cyane. Kandi na Yesu haraho yavuze ngo nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika. Iyo mirimo nshaka kukumvisha ni ya mirimo uvuga uti hari umurwayi uri mu bitaro reka mushyire ibiryo, hari umupfakazi ukeneye igitenge reka mugurire igitenge, hari imfubyi ikeneye kwishyurirwa minerivare reka nyishyurire. Bibiliya ikavuga ko iyi mirimo nitugera imbere y'Imana ngo izapimwa. Ahantu hane ubwoba cyane. Kandi ngo imirimo umuntu yakoranye urukundo ngo nizaca mu muriro ntishye. Iyi mirimo yose dukora izageragereshwa umuriro. Bivuze ngo iki? Hari umurimo wakoze ukita karimo gato. Hari umukecuru umwe wakundaga kwakira abashyitsi ariko akennye. Ngo abashyitsi baza akabasukira amazi. Ati ni karibu, Imana ibahe umugisha. Akayasengera ati Imana amazi abagwe neza. Noneho ngo mu ijuru ntibandikaga amazi, bandikaga amata. Aleluya. Iki gihe cyo gupima uyu murimo urumva ko ntabwo uzashya kuko yawukoranye urukundo. Hari n'abantu bakora imirimo ariko ntibayikorana urukundo, bakayikora bahatwa. Urugero nk'abantu baba nko muri za korari, nkunda kuzitangaho urugero kuko nazibayemo. Gasanga muri korari habaho igikorwa cyo gufasha, ukabikora kubera ko nutabikora ku cyumweru bazaguhana. Uwo ntabwo ari umurimo uzanyura mu muriro ngo urokoke. Hari imirimo izahera mu muriro neza neza, imirimo utakoranye urukundo izashya. Ariko umurimo wakoranye urukundo nushaka ube waratanze igiceri cy'ijana waragikoranye urukundo ngo uzagishyira kizapimwa ngo gihita kigaragara nkaho ari ikintu kinini wakoze. Imana itugirire neza. Kuri iyi mirimo Obadiya yari umuhanuzi yakoranye na Elisa, bari muri groupe imwe. Ni promotion yaba Elisa n'abandi bakozi b'Imana. Obadiya uyu ngo yari umukene ariko akagira imirimo. Igihe kimwe Obadiya ngo ahisha abahanuzi ngo mu buvumo, ngo hamwe agenda ahishamo 50 ahandi 50. Ngo akajya ajya kwikopesha ibiryo akabinyuziwe kandi bashonje akabishyira abantu yabitse yahisha. Ngo igihe kiragera Obadiya ararwara arapfa. Apfuye iyi mirimo ni igipfa. Ushobora gukena ariko imirimo ikazakurokora. Ushobora gupfa warakoze ariko iyi mirimo ni igipfa. Imana ishimwe. Obadiya ngo arapfa, ikiriyo kirarangira, ntihabone kumwishyuza. Hashize iminsi ngo abishyuza baza gutera umugore. Baramubwira ati burya nubwo umugabo yapfuye hari amadeni yari adufitiye, kandi aya madeni ni manini ntiwayashobora. None aya madeni aba bana bawe barabingurane, turabajyana babingurane. Mudamu arangije arababara cyane. Ngo asanga umuhanuzi w'Imana Elisa. Aramubwira ati muntu w'Imana afite ikibazo. Mugabo wanjye yari umuhanuzi, yari umukozi w'Imana, yagiraga imirimo myiza. Urabizi ko yapfuye ariko abishyuza bamereye nabi, bari kumbwira ngo barantwarira abana. Elisa aramubwira ati mbwira nimba ari ikintu ufite imuhira, utiri uvuga amagambo menshi, ufite iki? Aramubwira ati mfite utuvuta. Aramubwira ati genda mu baturanyi bawe utire, ariko ntutire bike. Iyo hari imirimo twabitse ahantu turatira tugatabarwa. Reba ukuntu iyi mirimo yarokoye uyu muryango kandi nyiri imirimo yarapfuye. Wifurije gukizwa ariko ugira imirimo, ukore uririmbira Imana ariko ugire n'imirimo, uyobora ariko ushyiremo n'imirimo, imirimo y'amaboko, imirimo ishorewe n'ubuntu. Mana ishimwe. Ngo amaze kumubwira avuye imbere y'umuhanuzi amubwiye ngo atire ibintu ariko ntatire bike, aragenda mu baturanye. Urugo rwa mbere aratira, urwa kabiri aratira, ngo aritonda aratira pe. Ngo arangije ngo yifungirana mu nzu n'abana be, ngo asuka muri ibyo bintu yatiye, asuka no mu byo yari afite, ngo amavuta aruzura. Abaza umuhungu ati nta kindi kintu gisigaye? Umuhungu aramubwira ati ntacyo. Amavuta yuzuye. Asanga umuhanuzi ati ya mavuta wambwiye gusuka yuzuye. Aramubwira ati genda, icyo nkubwiye genda wishyure, uyagurishe wishyure, asiga gutungane n'abawe.
bivuye kuki ku mirimo umugabo yakoze agapfa imirimo ikamutabara. Reka mvuge ku mugabo umwe witwa Ezekiya. Ezekiya yararwaye, abahanga bavuze ko arwaye ikibyimba kikazamo kanseri. Agera ku munsi wo gupfa, Imana ituma umuhanuzi. Imana ishimwe, umuhanuzi ngo araza, ava mu mujyi aza mu cyaro. Ezekiya yaratuye mu cyaro. Ahageze umuhanuzi arahanura, tumva uko Uwiteka Nyiringabo avuze. Aravuze ngo raga iby'inzu yawe kuko ugiye gupfa. Niko akanwa k'Uwiteka kavuganye nawe. Umuhanuzi arangije arasohoka gisubirira mu mujyi. Atararenga icyaro, Ezekiya ngo arahindukira areba ivure. Mana idufashe. Ufite iki? Ufite iyihe mirimo yakurokora ugeze ku munota wo gupfa? Ngo areba ivure. Arebye ivure habona inyundo ngo yitwa Kinube, yakoresheje umurimo w'Imana yubaka urusengero. Ngo arasenga aravuga ati Uwiteka Mana, nakoreye, nakoze ibyo gukiranuka, nakoze umurimo wawe, nubatse urusengero. None Mana, hirya y'urusengero nubatse hari ikindi naringiye gukora kandi nta wundi muntu urakivumbura. Naringiye no gushyira amazi mu gihugu. None uranyica, ninde uzakora ibi bintu? Ngo umuhanuzi ari kwihuta cyane asubira mu mujyi, dore ko abahanuzi nabonye bakunda n'umujyi. Byaje kera, ikunda ry'umujyi ry'abahanuzi ryaje kera. Muhanuzi ngo agikandagira ku mbibi z'icyaro, agiye kwinjira mu mujyi ngo yumva ijwi ry'Imana rimubwiye riti subirayo, katusubireyo, ugende ubwire Ezekiya ngo numvise gusenga kwe, mbona n'amarira, mbona n'imirimo. Imana ishimwe. None genda umubwire ngo kukubaho kwe mwongeyeho imyaka 15. Imana ishimwe kuko imirimo igituma tumara imyaka. Ubwo batubarira iminsi, imirimo ituma tumara imyaka. Imana ihabwe icyubahiro. Arangije asubira yarongera arahanura. Uyu muhanuzi yaragowe we. Guhanura uyu munsi mukanya ukongera ugasubira uti nanone irivuguruje. Ndashimira Imana ko kubw'imirimo yivuguruza. Arangije aragenda aravuga ati mvuko Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo yumvise gusenga kwawe, abona n'amarira, abona n'imirimo. None kukubaho kwawe yongeyeho imyaka 15. Imana ishimwe ko imirimo ituma twongererwa imyaka yo kubaho. Ndakwifuriza kuba umurokore ariko ukagira n'imirimo. Imirimo niyo izaguhesha ingororano. Bamwe barabyitiranije. Bamwe bicaye muri za korari bumva ko bari mu murimo. Abandi bicara muri za biro bumva ko bari mu mirimo. Sohoka muri biro, ugenda ureba umurwayi, ureba umupfakazi, ureba imfubyi, ureba umukene. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ko imirimo ari izaduhesha ingororano. None nimba umuntu agera mu kaga, Dorokasi ko abantu bahuruye bakavuga bati yatudodeye imipira, abandi bati yatudodeye imyenda y'imbeho, abandi bati yatudodeye imipira yo kwambika impinja zacu. Imirimo hejuru ya Dorokasi yapfuye, imirimo ikavuga kugeza ubwo basanze Petero baramuhamagara bati dutabare Dorokasi yapfuye. Petero ngo ahageze, Petero yari representant legale, ngo ahageze ngo abaheza bose. Arangije aravuga ati Tabita haguruka. Arahaguruka kubera imirimo. Nimba abandi barazutse kubw'imirimo, abandi bakagera kwa muganga benda gupfa, Imana ikavuga iti nibutse imirimo wankoreye, nibutse cya gisorori, nibutse wa muceri, nibutse bya bishyimbo, nibutse amafaranga, nibutse yamfubye warihiye. Nimba abandi bagira mu kaga bagatabarwa n'umurimo, ese kufite ikibazo urishyuza Imana uwayikoreye iki? Ndashoje. Ariko nshoje nkubaza, uri kwishyuza Imana uwayikoreye iki? Ku mbohe wagemuriye, ku mukene wafunguriye, ku mirimo wakoze, ku bakozi b'Imana wahesheje umugisha ngo bakomeze umurimo w'ivugabutumwa, urishyuza ubundi wakoze iki? Soza nagira ngo nkwifurize kuba mu nzu y'Imana ariko ukagira umurimo. Hirya y'ibyo ukora, hirya y'izo repetisiyo, hirya y'izo nshingano wahawe, hirya yazo hakenewe umurimo. Nagira ngo ngusengere
we wari waracitse intege we wabikoraga, inzu zawe mu ijuru zikiparika zikaba zitacyubakwa, we wari waratangije iby'umwuka ukabuherutse iby'umubiri, wowe wigeze gukora ugahagarara, ndagira ngo nsoze ngusengera. Imana iguhe imbaraga zo gukora umurimo. Wowe utagiraga umurimo, wumvise ko mu ijuru hari igitabo kibumburwa iyo hari icyo ukoze, Imana ikandikamo ikazaguha ingororano, kandi ukiri no mu isi Imana ikagutabara ifite icyo ushingiyeho. Reka dusenge ngusengera. Imana iguhe imbaraga kandi ukomeze ukore umurimo. Mana Nyiringabo, ndagushimiye, uri umwami w'abami. Yesu ndagushimiye, wagiriranaga neza abantu. Iyi mirimo tuyikwigiraho. Hari aho wageraga ugasanga abantu bashonje, ugafata ifi n'umugati ukabitubura, aho abagore bahejwe nabo ukabibuka ko abagore n'abana barya utwo tuvungonyukira. Wagiraga imirimo myiza. Yesu ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye. Abo dusoma muri Bibiliya twabigiyeho imirimo. Ijambo ravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko. Sabiye umuntu wese unkurikiranye, musengeye musabira imbaraga zo gukora umurimo, musengeye musabira imbaraga zo gukora ibyo yatangiye. Kandi umuntu wabaye mu nzu yawe ariko ntagire imirimo, ndamusengeye kugira ngo umuhe imbaraga zo gukora umurimo wawe. Haleluya. Umwagure, umukomeze, mukoresha iby'ubutware. Urakoze Mana, ndagushimiye kuziyubahisha ugakora nibirenze ibyo natekereza. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen.